aha kabera nzanira ya gitari yanjye aho imanitse aho ngaho uyinzanire hano. Nabundi sheri buriya ntukagire ngo mba ndi kukubwira nabi wapi nta rwango umutima wanjye urera. Yego bibaho mu buzima hino umuntu arabyakira ariko bibaho. Aha yego urakoze. Hanyuma mutegure kandi gahunda neza nyimukangiye kujya mu kazi. Ya hanyuma rero njye kugucurangira Karimbo nuko keza nuko ndagukunda ndakwemera rwose nukure kwimana. Ego nakwimikiko icyo nakwimakira kagucyanga. Imana ni umukozi w'Imana. Ndotega amatwi ukuma ariko nyenyegera kibondo cyane. Yego reka ndagukunda mama. Nanjye ndagukunda cyane cyane. Wowe rubavu rwanjye ngabire wanjye natomboye igira hino nkwihoreze mu mararungo kirezi cy'umuryango. Ni wowe mugore wanjye niyumvamo iteka uraseka nkabyumva mu mararungo nawe nzakubera kirezi cy'umuryango Gasaro keza nawe sinifuza kukubura oya habe na rimwe nzahora iteka imbere yawe nzahora imbere y'ubwiza bwawe Gasaro kanjye natomboye turi kumwe ikirezi cy'umuryango ngabire wanjye ntwari we. Amen amen amen. Imana guha umugisha. Ntacyo nakwima. Ibyishimo nashakaga nibi. Haleluya. Ubu nanjye ngiye kukwitaho. Ariko then amasaha aramfashe ndaje ngiye kujya mu kazi. Yego. Ningaruka ndagucurangira kandi ko. Yego mugabo bitwaye igiko. Umugisha mwinshi utagabanyije. Nukuri rwose. Uri byose byanjye nawe na Rurema. Amen amen. Ngomba gutuma utunganirwa neza. Nukuri rwose. Ibi nibyo byari bikenewe muri uru rugo. Sawa rero reka ngende nitegure. Yego. Hanyuma ubwira abakozi banzanira ifunguro hanyuma mbone kugenda. Yego mugabo. Sawa asante. Umunsi mwiza. Yego. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Aha. Sha ndumiwe koko. Izika yanzeheruka kera. Nukuri haciyeho imyaka myinshi ariko kugira ngo acurangire bigeza ntago byumvikana. Ibi bintu ntago ndi kubikurura. Mama we, kandebe ko kabera yabishije ase ategura neza. Sino kajyamwe mukobwa nawe cyabura n'aratangira gahunda afite nabitesha mutwe rye ntabwo rijya rishira kabisa usibikira amasaha amagara ntabwo azi ko umuntu akeneye kujya mu rugo arongeye kwera mwitawe numve. Yes. Hello. Yes, hi. Hi. Uriko ndi ku gipangu warikanyingurira. Ku gipangu cya hehe kiwanyu? Iwawe. Uri kuhakora iki? Naje kukureba. Waje kundeba se njye nakubwiye ko ndi mu rugo? Ndabizi ko hari prise warikakingura. Nyine urabizi ko mari ndabikubwiye. Ntabwo mbizi ko hari gusa Yesu umuntu muzima utekereza urifata ukaza kureba umuntu nta gahunda mwahanye ukamuhamagara uri ku gipangu. Yangangiza ufungure ntabwo bizasubira. Yes. Ntacyo reka nze murebe nabi. Oya nawe mukobwa nawe n'ikibazo.
Semanange muri mukobwa bari gumpamagara abazi ko nta zindi gahunda mfite koko zo kwigira mu kazi. Chef Manange we. Nawe Manange we. Sinzi pe. Siko nahise utari seriye. Kimwe cyose we tutanabonana. Umeze ute? Siko utamwobera. Tanatsuje. Bigende mbwire cyo wanshaka kuko mfite gahunda yo kujya mu kazi. Tugende. Je ntabwo njyankura ibintu biza binyitura bitanga. Sebe wagiye kamahane. Izindi gahunda ni. Ntabwo nari mbizi nari mace kugira ngo musuhuze. Oya tugende mbwira. Reka nkubaze. Ni gute uza ukifata ukaza utambwiye bajya kumva ngo uri ku muryango ukaba ari kumamagara wumva nta kandi kazi mfite nkwiye kujya gukora. Oya kumva ari ikibazo tutabeshye. Ubu nonaha nta kintu ukwiye kumbwira. Oya akudefite ntugakabye. Ni gute wifata ukavanye mu rugo hakugiriya ukamanuka ukaza ukagera hano iwanjye? Ntabwo uremvuye mu rugo. Nese wagurirwa n'iki niba nari imari? Nari mpaciye nose kumbonye uje gufungura numva guhari. Nuruguma magaye warimo gufomboza ngo wumve ko mari. Nagara gufomboza baby nari nanagukumbuye. Ese kuki utabiha agaciro? Agaciro k'ikizi. Kunkumbura buriya ntago numva kuntu mbwira ngo bankumbuye. Gutese. Nari ngukumbuye pe. Ese kuki utabona ko ngukunda? Oya ibyo rukundo nta rukundo ruhari nta na ruke rwose ngemba mbona nabi. Ukifata ukaza ugiye kureba Davis uramurebaho iki se? Hari icyo nishe? Hari akazi urimo? Cyane rwose ubu umwanya wanjye wawutwaye basi mbabara ariko ucakira undi mwanya nanjye mba ngukeneye mba ngukumbuye. Ukeneye umwanya wo gukora iki kuri njye? Kuganira nicyo cyari kinazana hano. Kuganire kuki? Ese ubona ibintu byacu bimeze bite? Ibiki? Urukundo rwacu. Nta rukundo ruhari. Nta rukundo ruhari. Wari uzi ko ruhari se? Yego. Ndabikubwiye se kurwo rukundo. Njye nigeze nkubwira ko ngukunda. Mbaga ruhari bitewe n'ukuntu twabanje kuba tumeze. Nyine njye nakubwiye ko ngukunda. Wapi gusa wigeze kubinyerekaho sinzi uko wahindutse. Niki cyaguhinduye? Ubaye nabikweretse gute mu buhe buryo? Mbwira ikintu nigeze ngukorera cyakoretse uko kuba wenda narafataga amayinite yanjye ngaguhamagara ngakubaza uko umeze. Rimwe na rimwe tugatemberana biri aho ngaho. Ibyo bisobanuye kuki bitakiba? Okay, basi ibyo basi bikomeza. Oya njye umwanya ntabwo niwufite. Mva ngubwire sister. What? Go sister? Mva ngubwire icyo nshaka kukubwira. Uri kumbwira ko nkunda. Bitewe n'ibyo ngukorera. Njye ntabwo ariko mbifata. Uri kunyumva? Njye ntabwo ariko mbifata. Njye ngufata nk'inshuti yanjye bisanzwe. Niyo mpamvu nicyo gituma nkwitaho. Kubyumva? Cyangwa ntabwo urimo urabyumva wenda? Ntabwo ndi kubyumva. Se kuki ubaye gutyo? Oya. Ariko kuva na mbere. Ese gukundana kwacu ntabwo byashoboka. Neza byaranze. Ubu ngubu none aha ngaha bifata nk'ubucuti busanzwe. Ariko ntawamenye wenda mu gihe kizaza bizaza. Bihangayika bagira ikibazo. Sibyo? Nta kibazo. Rero njyewe usanze nawe nigiriye mu kazi. Urabona namaze gukaraba yiteguye. Ku buryo tutanaganira n'iminota basi nk'icumi. Cyane n'iminota 10 yiteguye ntanakerewe. Nakunda. Rero basi unshakira umwanya nubona uzambwira. Mu cyumweru gitaha nzabona umwanya tuzabona. Mbona bimaze kugorana. Ubu Kigali kwibamo biragoye. Nta mukobwa nawe abambwira ibintu bitarangira. Ese ubundi wamutereta umubwira akaza tukibanira. Ugomba kuba ufite umugore.
kuko n'ubundi ibintu umuntu yirirwa mu mwanya ngo bifite kabisa. Poroje zose mba ndi gupanga nta n'imwe ijya imira, ubu ndabona amafaranga gutera, ndabona amafaranga gute. Mfite umuniga wanjye ukora muri banke, maze ndeba ukuntu twajya guhura, ndebe ko yangurizamo nka miliyoni 20 cyangwa 10. Buriya abifashijemo byahita bigenda neza, byahita bigenda neza kabisa, amafaranga ntahita nyabona. Kandi nabanye n'abantu neza, kandi abantu bafite amafaranga. Ntabwo rero umuntu nk'ubu yabanye amafaranga ntaminjiriye, umuntu noneho ukora no muri banki ntibibaho kabisa. Kuko ndi kubona namwinjiriye arampamagara. Karame sheri, umeze ute shu? Amakuru? Ariko uzi ko umpamagaye nari ndimo ndagutekereza. Yego nanjye nari kugutekereza. Ni ukuri nari ngiye kuguhamagara. Ni ukuri. Ibyo ntekereza nawe nibyo utekereza. Meze neza urebeye inyuma muri ino minsi. Shaje rero gusumba amaganya ntayabura. Ahubwo mubwire. Ko papa. Reka birashoboka se? Ati savinga he? Batubwira ngo ni ikigo nyine ikigo twagiye kuza tubona baraje baravuga ngo nyege na mama niko papa yarayanse ibaza ko na mama twarawe ubu ngiye kujya muri kwiga kaminuza kareka sheri uzi ngewe igitekerezo nari mfite, numvaga ngiye kukubwira ko mbona ndi mu minsi itameze neza kandi nkaba numva nishakira umugore, siko nawe ngiye kukubwira ureke twibana. Miliyoni 20. Uzahita unyanga? None se sheri, abizi maze iminsi ifite poroje sibyo? Narabuze uburyo nayiteguramo nyine kandi nyikuganirizaho, none tugize amahirwe ubonye amafaranga sibyo? Waretse ukaba umayemo nka miliyoni 5, nanjye ko nahita mbona n'10 cyangwa se nkabona n'izirenze izo ngizo sibyo? Umva nyine banze nkubwire, tugakora ya business nakubwiraga kujya twambukiranya imipaka, nzana ibintu mu Rwanda nkaranguza, urumva amamodoka nkagenda nkazana amamoto, nkazana ibindi binyabiziga by'ubwoko bwose, ubundi tugakora business twaba bakire. No kugenza yewe we, iyo ni poroje napanze kandi nyimaranye imyaka myinshi yo kujya twambukiranya imipaka. Umva nkubwire, kwishyura kaminuza, umva nyine nkubwire, kwishyura kaminuza umwaka wose sibyo? Ndabishaka kandi nari naranakubwiye ngo
nzakwishyurira kaminuza wige nimbona amafaranga. Shu sinabikubwiye ko sinabikubwiye. Umva rero ndufata nk'umugabo wawe, ni njye mugabo wawe w'ahazaza sibyo? Umva mbwire nimba ubyemera. Sheri, 5,000,000 nta bikabyo birimo, mwongeraho 10,000,000 zikaba 15,000. Njye nayaguha none umva 1,000,000 zose wabonye. None se sheri, tutazikoresheje business urumva twagera kuki? Sheri, umva ngumbwire. Wait. Baby, calm down. Umva ngumbwire. Sibyo? Njyewe ayo mafaranga uyamaye mu minsi mike naba maze kukungukira yikubye. Ni urumva iyo proje ifite imbaraga kandi ni proje nateguye. Asa sheri wanjye mbishe. Umva sheri, bitekerezeho sibyo? Urabizi urukundo ngukunda, bitekerezeho. Nari nizeye ukuntu kiriya gikobwa kigiye kuma ku mafaranga none nyumvira 20,000,000.